uzi ko amazi iyo umuntu yagiye mu mazi menshi aba yakijijwe, ariko nyirizina agakiza nkakiriye ni mu gihe gitoya, ariko mbatizwa bwo nabatijwe mfite imyaka 13. no gukizwa biratandukanye. Bitandukaniye kuko hari abantu dufite bashobora kuba barabatijwe bakibwira ko bakijijwe, bakikira ko bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, inyamara bataramwakiriye. Ibyo bintu turabitandukanyiriza kuri abo bantu. Aho tubitandukanyiriza nyine umuntu hari igihe ajya mu mazi menshi akabatizwa ariko ntahinduke. Gute? Ndashaka ko dusobanurira neza. Uravuze ngo kwakira Yesu Kristo no kubatizwa ni ukuvuga iyo umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri muri Kristo Yesu, ubundi ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga ababaye icyaremwe gishya. Ariko nanone ngo imbuto za kamere mbese zigaragaza. Reka tubasuhuze mwebwe mudahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, kandi umucyo w'iteka urabagiranire kuri mwe mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe iyi ni ya televiziyo Noisol TV Church. Twabwiye ko tuzajya tubatumirira abatumirwa bagiye batandukanye, ariko reka nkwinginge wowe utarakora subscribe, share, comment, like ubashe kubikora kugira ngo tujye tubana uko bwije n'uko bukeye, kandi uzabaye inshuti yacu y'akadasohoka kandi inshuti y'umumaro. Kuri kamera zacu rero imbere murahabona umutumirwa, navuga ngo arasobanutse, yambaye neza. Muri make ibigaragara nuko afite ibintu byinshi kandi biyobowe n'umwuka w'Imana. Turakwakiriye mwene data, uraho neza? Muraho. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza. Wari ubuze? Nagarutse. Wagarutse. Tugaye ikaze kuri televiziyo yacu, hatangiye twigira, noneho turakomeza n'izindi gahunda maze kutwigira. Murakoze. Banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Amazina ni yayandi, ariko kubatanze reka mbibwire. Nitwa Yankurije, niyo mazina yanjye, ariko ku mazina y'ababyeyi ni Mama Shania. Ibindi turabiganira mu kanya. Yes. Mashania umaze igihe kingana utarukijijwe? Gukizwa buriya nyine umuntu iyo yakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ariko hari ugukizwa nyine by'umuhango. Ntago wabatizwa ngo nurangiza kubatizwa ugume mu igomwa ry'ibibi ubu uri umukristo. Ubwo wari warabatijwe ariko imbuto za kamere zo ntabwo zari zarakuvuyemo. Yego. Aha, umaze igihe kingana uteze kuvuyemo? Zivuyemo navuga ngo maze nk'imyaka 2. Yego. Ubu uri umukristo. Yego. Wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Noneho urumva muri make nta kibazo gishobora kugutangira nubwo Imana yabivuze, cyangwa Kristo Yesu yego agarutse. Aha, Mutoni ni muntu ki? Njyewe Mutoni nyine nk'uko nabivuze ndi umubyeyi kuko narabyaye. Nashatse nyine nkiri mutoya, ariko nyuma haza kubaho ingaruka. Ubundi hari igihe nyine umuntu ajya mu nzira atayoboje, agahuriramo nyine n'inzitizi cyangwa n'ibimuyobye. Ubwo mbese muri makeya naciye iz'ubusamo. Iz'ubusamo se nta mugisha w'abana bakuyemo? Umugisha w'abana bo narawubonye. Bangahe? 3. Nyuma yo guciza ubusamo, yumvikane ko utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe neza ngo kwinjiremo. Umaze guciza ubusamo wagarutse mu itorero cyangwa warakomeje? Maze guca iz'ubusamo nagarutse mu itorero. Yego. Ubwo uri umukristo? Yego. None se wahuriyemo n'iki ko numva bitoroshye? Ariko mbere yuko tubwira, reka tubanze tugusabe uvuge nimero, noneho ukomeze tubwire amateka y'ubuzima n'ubuhamya bwawe. Nimero ya telefone ni 0784 02 47 57. Yego. Urasubiramo rimwe? 0784 02 47 57. Iri no kuri WhatsApp?
Muri iyi minsi nahuye n'abambuzi, ntabwo iri kuri WhatsApp ariko hamwe no gushobozwa na Kristo nizeye ko izaboneka. Imana ifite abantu benshi ikoresha, rero ushobora kukubona kuri kamera kuko akifuza kuba yakuvugana kuri WhatsApp, yakanda n'akanyenyeri kugira ngo iyo telefone iboneke, kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kuwukora kandi mu buryo bwagutse, kuko mbese abakozi b'Imana ni ukuvuga ngo ishobora gucamo umuntu, nanjye yancamo uyoboye iki kiganiro, nkaba nayikugurira kuko twese tubereyeho gushyigikirana kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwaguka. Noneho rero jya mbere uve mu mizi, tubwire ubuhamya, tubwire Mutoni ni muntu ki, mbese wabayeho ute, ese ubu ngubu urabona bimeze gute? Karibu. Njyewe Mutoni navuga ko natangiye ishuri ry'ubuzima mfite imyaka 17, niho natangiye ishuri ry'ubuzima, ariko navuga ko hari igihe nyine umuntu aba mu bujiji, mbese akajya mu nzira atayoboje, akabasha guhura n'ibikomere. Mboneyeho no kugira inama abadamu, abakobwa, mbese urubyiruko muri rusange, nyabona ujye mutega amatwi mubashe kumva impuguro z'abakuru, kuko buriya iyo umuntu akugiriye inama akaguhugura ugashinga ijosi, byanze bikunze uhura n'ingaruka zo mu buryo bumwe cyangwa bubiri. Muri iyo myaka, impamvu navuze ngo niho natangiye ishuri ry'ubuzima, niho nyine navuga ngo nashatse kurya ibiryo bitagabuwe. Ushaka kumbaza ngo ese ibiryo bitagabuwe ni ibihe? Buriya igihe cyose uri umwana w'umukobwa ugafata inzira ukishingira, byanze bikunze, usibye Imana yakugirira ibambe, uhura n'ingaruka, kuko cyane hari umugisha uba utarahawe, wa mugisha w'ababyeyi, wa mugisha wa nyogosenge, wa mugisha w'abashumba. Ni isezerano ubwo mvuga ryo mu buryo runaka. Uwo mugisha rero ntawo nabonye ahari, niyo mpamvu nahuye n'ibyo bikomere. Bikomere rero ni ibi: naje i Kigali nkiri mutoya, habaho ikintu cyo kwishingira mu bintu bitateguwe. Rero ubwo buzima ninjiyemo nahuriyemo na byinshi, ibyo ngiye kubasangizaho, kugira ngo ntago ari ukwivuga, ahubwo nagira ngo nawe wenda ushobora kuvuga ngo ngiye kujya mu iyi nzira, ugarukira aho ngaho. Ntago turi butinde cyane, ariko ndarasa ku ntego. Narishingiye, ntangira guhura n'ibikomere by'urugo mu gihe gito cyane, kitarenze amezi 2 nari natangiye kubibona. Uko ndabyibuka, hari habaho ikintu nyine cyo kuntegura, nubwo nari nishingiye ngo bajye kunsaba no kunkwa, ariko njyewe wenda hari na bamwe batabizi muri famille, ariko njya mu ubwo bukwe bajya kunsaba no kunkwa narishingiye. Nagiye no mu bukwe mfite imibyimba, ariko nyine bikenyereraho ndagenda vuga ngo bizashira, ariko byarakomeje. Ndabyara umwana wa mbere, igikomere ari igikomere, bimwe byose ndibivugire imbere ya kamera, bimwe ndabireka, kuko hari byinshi biba hariya mu mbere, ni byinshi nahuye nabyo, ubundi ijoro ribarwa riraye. Ariko naje gukomeza ndihangana, kuko nubwo nari naraciye izibusa, mu nyuma naje gusubira inyuma njya kubatizwa, kuko nari umudivantiste. Iyo wishingiye ubatizwa mu batizo wa kabiri. Nari nzi ko wenda imbabazi zigiye kuza, ariko n'ubundi sinabuze guhanwa. Hari ijambo njya nkunda, ubundi Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka z'icyaha ntizibura kuza. Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka z'icyaha ntabwo zibura kuza. Ngira ko iyo ikubabariye ugahinduka umwana wayo, ingaruka nyine nazo zihita ziva. Ingaruka zo ziraza, kuko ni urugero, nimba warasambanye, ingaruka z'icyaha, nimba warasambanye, yegurajya imbere y'Imana usaba imbabazi ngo Mana mbabarira narasambanye, irakubabarira. Ariko bitavuze ko nimba ari uburwayi ushobora guhuriramo nabwo, indwara ni nyinshi ziba mu mibonano mpuzabitsina, uburwayi ntibwabura kuza. Uburwayi ntibwabura. Yego. Nabo utazi. Ni umugisha. Kimwe nuko bushobora kuza hamwe no gusenga, Imana ikagukiza, ariko ingaruka z'icyaha zo ntizibura kuza. Umugisha mu byaha uba. Umugisha mu byaha. Usabye Imana ukagirirwa umugisha ikakumva. Ni urugero, ukajya ku mavuka avuga ngo Mana nahuye n'iki cyago,
naratandukiriye, ariko mbere bari babanje kukubabarira icyaha, ariko inkoni yo ntiyabura kuza byanga bikunda. Ariko iyo ugiye imbere y'Imana ugaca bugufi ukavuga ngo Mana nkiza iki cyago, nitekerejeho koko nakoze ibitahwanye n'ubushake bwawe, ariko mbabarira. Imana ni inyambabazi, n'ubwo burwayi ishobora kubukiza. Ingaruka z'icyaha ni urupfu nyine, nizo nzira, nizo nzira. Ubwo rero ikintu nari nshatse kuvuga, Imana yo ni inyembabazi, imbabazi zayo zo narazibonye. Niyo mpamvu uvuze ngo iyo uciye bugufi Imana irakubabarira, uko yitangirira imbabazi. Nanjye icyo cyago cyari kungeraho, nabanye n'umugabo, urumva twamaranye imyaka igera mu myaka 8. Birashoboka ko nanjye icyo cyago kiri muri bya bihano nyine cyari kungeraho, ariko ndashima Imana. Buriya Imana yo ni inyambabazi, kandi Imana ntijya yitiranya amazina. Byanze bikunze, iyo wowe muri rya shuri urimo ugerageje kwitwararika, nimba uri umugore uri muri urwo rugo, umugabo akajya gusambana, wowe ukirinda, byanze bikunze Imana ishobora kukubaha ikavuga ati nubwo yatandukiriye, ariko ahangaha hari aho yifashe. Ntujye muri competition mbese ngo uvuge ngo nimba umugabo asambanye nanjye njya. Najyaga njya imbere y'Imana nkarira nkavuga ngo Mana, umutima natinyaga uburwayi bumwe, nkavuga ngo uzabundinde. Natinyaga sida, si ibanga. Buriya Imana yirumva uko byagenda kose, Imana irumva. Ndabyibuka rimwe nari nicaye ahantu sinari nzi n'iby'ubuhanuzi, nari nkinjira mu bya abarokore. Umukozi w'Imana araza arambwira ati nje ndi Imana, ndivuze nk'Imana, uzabona ukuboko kwanjye. Umuntu wese wagerageje kuguhemukira, ariko cyane cyane umugabo wawe, natisubiraho nzamuteza icyago, ariko nzakikurinda. Aho nabonye imbaraga z'Imana, ndayishimira. Nyine urumva twarabanye igihe cyo kiragera, nje sinavuga ngo ni imbaraga zanjye, kuko no gutandukana nawe byari byaranze. Mvuga ngo ngomba kwihangana, cyane ko nari maze kuba umukristo. Mvuga nti nta mukristo wahukana, guma mu rugo. Ariko igihe kimwe sinzi aho imbaraga zavuye, mbona ngiye gupfa ntandukana nawe. Twatandukanye ari muzima, uko umwana wa gatatu yari uruhinja, kandi urumva ntiwajya kubyara mutipimishije. Rero navuga ko kunjyana ku ruhande, aho si imbaraga zanjye n'iz'Imana, kuko birashoboka ko na sida ari kuyandura tukibana nabwo, kuko yabyivugiye ikankiza. Ariko sinzi mu bumana bwayo uko ijya ibigenza, byabaye ngombwa ko ubwo burwayi abufata twaratandukanye. Nyuma yaho rero yaje kunsaba imbabazi ngo dusubirane, ni naho nabimenyeye mu myaka 2 n'igice ishize. Yambwira nti tujye kwa muganga, tugiye kwipimisha, nyine nsanga byararangiye. Aho nyine niho natangiye kumenyera neza ko Imana ivuga. Bantu mukerensa imvugo y'Imana, mwitonde, ahubwo musabe Imana imbaraga, ibahe ubwenge bwo kugenzura, kuko nanone hari imyuka iyobya. Ariko ubashe gusaba impano yo gutandukanya se iri jwi numvishe ni iry'Imana cyangwa ni irya Satani, kuko na Satani nawe aravuga. Ariko nge numvishe ijwi ry'Imana, kandi mbona n'imirimo yayo. Yego. Hari abantu, urabona, hari abadamu bashobora kuba ibibazo imbere y'abagabo babo, babateje ibibazo, bakabaza n'intambara, nabo bagasanga nabo bari kwikururira ibibazo n'intambara mu ngo zabo. Aho ibyo bibazo byose umugabo wawe yaba yaragukoreye n'izo ntambara n'urwo rugamba rw'urugo waba warahuye narwo, ntabwo wowe waba warabigizemo uruhare rwatuma umugabo wawe ashobora kuba yahinduka akajya gushaka abandi bagore, cyangwa se akaba yahinduka bigatuma mbese agushoroshoma, we ntabwo yarabigizemo? Nta ruhare nabigizemo, ntabwo ari ukugira umwere cyangwa kwigira mwiza. Bamwe bo aho nari ntuye bari babizi, kuko niyo myaka namaze, hari abavugaga ati ubundi ntugire iyo uva ntugire iyo ujya. Mbese nahuye n'ibikomere byinshi bitandukanye. Imana yo irabizi, kuko niyo ireba ibintu biri ahiherereye.
kuko byaragaragaye igihe gito cyane buriya by'abantu bamaze, hari igihe ubundi kibaho umuntu akavuga ngo reka njye ku ruhande nitekerezeho, ariko mu gihe gito byaragaragaye kuko yankoreye ikintu kidasanzwe, arankomeretsa noneho nshiduka uwo nitaga amaraso yanjye yagiye mu mwanya nari ndimo, aho rero bihita byisobanura. Hari umuntu nyine wagiye mu mwanya nari ndimo kandi bitari bikwiye, kandi naravugaga ngo ni umuntu wa bugufi, sindi bumutangaza izina ariko arahari nawe ariyizi ahari. Ubwo rero njyewe nahuye n'amashuri atandukanye, ishuri ry'umugabo n'ishuri ry'umuryango, ariko aka kanya buriya ibintu byose bibaho mu mugambi w'Imana, nzi yuko Imana yo idaca urwa kibera, byose irabizi, irabizi. Narakomeretse bihagije ariko yo irashoboye komora ingoma. Nahuye nabyo aho huye mpageze neye munsi iraza, hahandi umwana wigishije kugenda niko ntabivuga, wigishije kugaburira, wigishije kwambika, wa wundi waririraga byanze mu rugo kumva uri kurira ahari ahubwo uwo utuma, kuko byarigaragaje nshiduka umuvandimwe tuva indi imwe, abana n'umugabo wanjye narabyumvishe sinabyakira neza. Cyakoze ndi umuntu nyine ufata ikintu ariko mbese nkabasha kukiyibagiza, navuze ntiburiya nawe si we, ni Satani. Aho rero ho naratinye ndavuga ngo umuntu ni iki. Umuvandimwe muvindimwe ubu ni uri ku mugabo wawe cyangwa se babanaga ku ruhande? Oya, barabanye byo kubana ariko ari kumwe. Oya, baratandukanye. Baratandukanye, bamaranye igihe gito nk'amezi 3, baratandukana, ariko nyine ayo ni amashuri nize yuko dutandukanye. Ariko nari nzi ko tuzasubirana, kwa kundi nyine umuntu avuga ati reka wenda umuntu umwanya wo kwitekerezaho nanjye nitekerezeho. Shiduka rero byagenze gutyo. Aho we ntabwo yabarahuye n'iki kibazo? Oya, ntacyo yahuye na Kimana yaramurinze. Mwene data, muri urwo rugamba rw'urugo wahuye narwo, haba harajemo intambara zo kuba wakubitwa, wakwimwa ibyo kurya by'inzara n'iki? Umva ibyo